haguruka tuzure ibyacu byapfuye. Nimba uzi ko ari amadosiye yawe yapfuye, nimba uzi ko ari ibintu wagerageje gukora bikanga, nimba uzi ko hari abantu babitse idosiye uyu munsi bakaba batari kuyivugaho kandi ari ukwiye kuba bayivugaho, mureke dusenge bisuhuke mu izina rya Yesu. Ariko identite ntabwo tukibagwamo irangamimerere ya kavukire na gakondo n'abasokuruza. Ibyo twarivanguye turipakura, dufite indangamuntu nshyashya mu b'Imana, abakijijwe, abizera Yesu Kristo. Bibiliya iratubwiye ngo nimuvane umutima ku biri mu isi, kuko twebwe ntabwo tubabiki. Ariko wahaye umuntu ikiganza mwishara ryo kuti uzi ko mujya tutarambise nubwo batubona tutarabaha turi abanyamerika wa. Haleluya. Uyu mudamu nakubwira uko byagenze ku mugoroba muri iri teraniro, byagenze gute ku mugoroba? Numvise Imana inyujije mu gutwi nari maranye ibyumweru bibiri ari kumva pe. Iya ariko ari mugoroba gatashye yicaye. Haleluya. Muri Kristo Yesu ntabwo murimo ndacyakirimo, simbabeshya. Mumaze gusogongera, nimba mwarasogongere mukamenya ko Yesu agira neza, nimureke tuba umuntu w'isi, kuko si twebwe tutembera, si twe turiho aha dutemberana farumasi yose yuzuye. Uko niho kuri kw'Imana, tutarinze kubanza gukora consultation, turavuga tuti dayimoni umurimo sohoka, dayimoni akagira gute agasohoka. Nta consultation ikenewe, uko warize Yesu wagize gute wazutse. Haleluya. Rero bati izi nzoka zakuzambije ubu ndazitwitse mu izina rya Yesu, diyari gahagarara mu izina rya Nde. Aravuga ati nimumbona ndiho sinjye ngize gute, sinjye nyiriho aho kandi arasaba amagambo ya Pawulo gusa n'ay'abizera bahishanywe na Kristo mu Mana, kugira ngo dayimoni niyahagurutse ubukene Imana ikikubwira ati ariko kuri mu gituza cyanjye ingorane ufite n'izi, urarizwa ni uri gushakira ubuzima wapfuye, niyo ngorane ufite. Uri kugira ngo Yesu ni umurinzi w'ishyamba. Yesu si umurinzi w'ishyamba, yaragufashe aguhishana na Kristo mu Mana. Haleluya. Imana ishimwe kubw'umusaraba wa Yesu. Ababyumvise barakwiye kuvuga ngo amen. Turaririmba isinzi ya Yesu, turaririmba gucungurwa kwacu, turaririmba kubabarirwa ibyaha kwacu. Haleluya. Turi ku munsi mukuru wa liberation, wo kwibohora. Umunsi wo kugira gute? Wo kwibohora. Mureke dusome Abakolosayi, amagambo tuganiraho gatoya, kandi burya bibaye byiza uko Yesu yakwihanganiye ku musaraba, nawe wajya umwihanganira mu rusengero. Sinibaza ikindi kintu cyagutwara kikakwibagiza ko Yesu yari yakwihanganiye akarinda ajya mu mva. Abakolosayi igice cya 3, ntabwo ndi butinde, reka mbere mu gice cya mbere nze kujya mu cya 3. Igice cya mbere nsome imirongo kuva kuri 14 kugera ku murongo wa 23. Ni amagambo nkunda rwose, siko bwa mbere nabasomera. Igice cya mbere umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 23. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko murimo byose byaremwe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero na niwe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose
byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashire imbere yayo baziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega, kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Ariko jyewe Pawulo nahindukiye mubwiriza wabwo. Arakira ijambo ry'Imana. Abakolosayi 3:34 ibanza 20 ibanza, naho nyine inyuma n'ubundi haravuga ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye uburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ana we abantu ntabwo bari kubyumva n'ukuri. Nakora iki kugira ngo ubyuke gusoma? Abatu urajidire ntabwo kubyumva cyane. Kuko kugira amena basi. Umva aya magambo banzumve neza. Kereka mutizera Bibiliya. Ariko niba mwizera mu Bibiliya, aya ni amagambo y'umwuzure, aya ni amagambo akomeye. Umvuga vuba. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzaherako. Saba ni bande babyi? Ni twebwe? Muvugirize Imana impundu. Kandi ubwo Kristo azerekanwa, haleluya, natwe tuzaherako tugire gute? Twerekanwe. Kandi ntabwo tuzerekanwa tucyambaye ishabari, haleluya. Ntituzerekanwa tukirikurira, ntituzerekanwa tugifite iminkanyari. Biravuga ngo tuzerekanwa turi mu bwiza bwe. Ukazasa niko nzaza, haleluya. Imana ishimwe. Nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, muhoze imitima yanyu ku biri hehe? Ku biri hejuru. Kuko Kristo yarapfuye, ariko ntabwo yaheze ikuzimu. Turarata Golgota, turarata umusaraba wa Kristo. Umusaraba ni we bendera yacu twebwe abakijijwe. Abakijijwe mwese mwishime, Imana yacu iracyategeka. Yego bana, nimwinjire mu marembo y'umushimwe. Murate Golgota. Ndashaka kuvuga hejuru y'ikintu bita ubukristo, Christianity cyangwa Christianity. Ngira ngo umugoroba niho nababwiraga ko dufite amadini atandukanye. Hano ntabwo turabagirwa, hano ntabwo turimandwa, turabakristo.
haleluya. Nukuri ukwiye gushima Imana ko utarakukirwa kw'isi, wari ukwiye gushima Imana ko utari kwa Buda, kuko uri uwo kwa Buda yakarenewe. Barakubwira ngo ijuru ni wowe uryiremera, bafite icyo bita nirivada. Nirivada rubango bafite nirivada kuyijyamo ngo uhinjiye mu kintu bita meditation. Meditation no kujya mu ishyamba, ahantu hari uruzi rutemba rugenda rudahurura cyane, hanyuma ukaba icyo bita kwirefura, ugasa n'umuntu wishize mu mutuzo, ukimahororiza, uba wageze mu cyo bita nirivada. Iryo ni ryo juru ryabo. Nta rindi juru bageze gute bategereje. Barakubwira ngo bivo manjo kandi dome n'umuro, murye munywe, kuko ejo muzagira gute muzapfa, kandi iyo upfuye biba bigize gute biba birangiye. Turashima Yesu wazutse. Yesu Kristo kubera avuye mu mva ni ikimenyamenya ko natwe tuzagira gute tuzazuka. Mbere no ku munsi azuka hari abantu bagize gute bazutse, batembera muri karitsiye Yerusalemu, abantu bakabona Constante wari warapfuye amaze imyaka 25 bamuhamye, ari kugenda muri karitsiye muri Bushobozi, bakavuga bati uyu byagenze gute, bati ni Yesu Kristo wazutse, azukana n'abandi bera bose ngo bari muri karitsiye. Niba mushaka kubaramutsa mujye kubaramutsa, na Nicodem umaze imyaka 15 twamubonye yahagurutse. Ishimwe ko nizeye nirivada. Imana ishimwe ko nizeye idini ritubwira ko umuntu yapfuye biba birangiye. Twebwe idini turimo rya Gikristo ritubwira ko iyo umuntu apfuye agira gute azazuka. Mbere uyu mubiri ubibanwa intege nke, uyu mubiri ubibanwa kubora, niwazuka uko azasa niko nzaza. Ntabwo nzagombera ibirungo, haleluya. Ntabwo nzagombera mukorogo, haleluya. Ntabwo nzongera kujya kugura amenyo yo kurampurasa yavuyemo, haleluya. Muri Yesu Kristo birashoboka. Icyatumye azuka ni ukugira ngo natwe twambare ubwiza bwe. Yabwiye Mariya, aramubwira ati ko Mariya uri gushakira umuzima mu bapfuye. Usomye ubutumwa bwiza buratubwira ngo Mariya yari ari kurira, ari kumva, haleluya. Ahagaze kumva arira. Nubwo marayika aramubonekera aramubwira turashaka nde, ati ndashaka Kristo, haleluya. Bari bashize umuntu hano ariko sinzi aho agiye. Mariya ngira ngo marayika aramubwira ati ariko injira murebe neza. Yinjiyemo ngo asanga umuntu w'umusore mwiza cyane wicaye kuri cya kibuye bari baragize gute bari barashize. Imana ishimwe. Umva biri kubwira birambwira ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu, uwo murongo siri n'umuvuga ko icyo wakoze ku buzima bwanjye. Uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba aricaye cisha ibyatera byose biba birangiye, n'ibibuye bagushizeho ukabihirika ukabyicara. Abari bazi kunuka, abari bazi ko byarangiye, abari bazi ko bashizeho ubushishi, ubu birarangiye. Icyo bigaramiye muri Yesu Kristo byatera byose birabishize. Ibi mvuga niba bitarakubaho birakubaho, mwana noteranira, haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, uyu nguyu wapfuye akazuka, atari Buda, atari Muhamadi, Imana ikomeze imuha amahoro n'umugisha. Iyari aracyari turumante, iyari ntabwo aragira amahoro, haleluya. Tidukurikiye umwami wariwe n'ingurube, dukurikiye umwami wagize gute wazutse. Imana ishimwe cyane. Akakubwira ati rero iyo unyinjiyemo ukanyizera, ibya kera byose biba bishize. Jean Paul uzi gusoma Bibiliya uzasoma umurongo wa 16 w'icyo gice, uravuga ngo uhereye ubu, uhereye none maze kuzuka, ntiyagira umuntu uzongera kubatekereza akurikije amasano, akurikije inkomoko. Abakorinto mu rwandiko rwa 2:5-16 nimba mwarazuranywe nawe. Abakorinto baratubwira ngo mu mashuri y'abatubwira ngo ntiyagira umuntu uzongera kubabara nk'abantu bavuka i Butaro. Ugasubira identite, ntabwo tukibarwamo irangamimerere ya kavukire na gakondo n'abasogokuruza. Ibyo twarivanguye turipakurura, dufite indangamuntu nshyashya.
abizera murabyemera ntimubyemera? Dufite indirangamuntu yitwa abana b'iki? B'Imana. Abizera Yesu Kristo bose aho bava bakagera. Reka kurira, manuka mu mvura hebo, urasangamo marayika kandi araguhumuriza byanga byagira gute byakunda. Ndababwiye ngo irizuka rituzanira identite nshyashya, ni ukuvuga irangamuntu nshyashya. Ukubibara none siko bikwiriye kuba bimeze. Bibiliya tubwira ngo yaje umuntu wongera kugutekereza ukajya kugutekereza, kandi umuntu abyiyumvamo. Ntugire ngo ni ibintu bagutera mu rushinge cyangwa baguhomaho, ahubwo umuntu agira gute? Amaze kwakira nde? Amaze kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, ubyiyumvamo ugatangira kugira gute? Kubigendera. Nibyo yarazutse. Amaze kuzuka, ijambo ry'Imana riratubwiye kugira ngo nsoze ko cyangwa ndabarambira, nzarutogera kugenda ku cyuma ku kindi no ku kindi, ariko ni mwumva y'amagambo. Abantu b'Imana abakijijwe, abizera Yesu Kristo, Bibiliya tubwiye ngo nimuvane umutima ku biri mu isi, kuko twebwe ntabwo tubabiki. Ariko wahaye umuntu ikiganza mwishara ryo kuti usiko burya tutarabisi, nubwo batubona tutarabaha, turi abanyamerika wa. Haleluya. Soma muri Yohana 17. Yesu yarasenze aravuga ati sinsabira abangaba, ndasabira abangaba kuko ntabwo ari abisi. Ni Yesu wabyivuga ati abantu ntabwo ari abiki, ntabwo ari abisi. Umuzuko utugira abantu b'ijuru. Binavuze ari mu Bakolosayi, haravuze ngo yuko Imana izutse, Yesu azutse, yafashe ubuzima bwacu tumaze kwizera, ibuhishana na Kristo. Twamaze gupfa, waya tukiriho. Eric nubwo atembera muri goyiko, nubwo agendagenda muri ya farumasi, ariko Imana imufite mu ijuru. Already yamaze kumubika ahantu ho mu ijuru, iramwibikira. Yababyumvaga wajya usogongera amazi ukavuga uti byaraheze. Naho nangwa amazi namushima Yesu. Yanuteye za bisindi barata, yanuteye kadastre, yanuteye etaje, yanuteye ibyisi. Twebwe ibyacu ni mu ijuru, ntabwo ari hano mu isi. Ariko ndaza kwambira ko ijuru ritangira he? Murabaga ko ritangira he? Ijuru riri kuzimu, riri mu kirere. Ijuru tutangira kurinezererwamo tukiri hano. Ariko Nicodem muri kureba hano, Pawulo yaranditse mu Bagalatiya, Abagalatiya ibice 20, aravuga ati nimumbona ndiho sinjye ngize gute, sinjye nyiriho, aho kandi arasaba amagambo ya Pawulo gusa n'ayabizera bahishanywe na Kristo mu Mana, kugira ngo dayimoni niyahagurutse ubukene, Imana ikikubwira ati ariko kuri mu gituza cyanjye ingorane ufite n'izi, urarizwa ni uri gushakira ubuzima bwapfuye, niyo ngorane ufite. Uri kugira ngo Yesu ni umurinzi w'ishyamba. Yesu si umurinzi w'ishyamba, yaragufashe aguhishana na Kristo mu Mana. Haleluya. Uriho uyu munsi, ariko burya ngo ntabwo ari wowe ugize gute uriho, ahubwo ni Kristo uriho. Amen. Uyu mudamu nakubwira uko byagenze ku mugoroba, muri iri teraniro byagenze gute ku mugoroba? Numvise Imana inyujije mu gutwi. Gutwi nari maranye ibyumweru 2, ari kumva pe. Iya ariko ari mugoroba gatashye. Yicaye. Haleluya. Nta pomade, nta matebazo batonyangirijemo, yizeye Imana kubera ko Kristo ari muri we. Aravuga ati ngiye mu iteraniro ry'umugoroba, ababa ari kumva, aravuga ati ndazana n'umugabo kandi wamuzana. Nigezemo umufasha ukuboko kumwicira nabi. Umugabo ati haguruka nukuri, haguruka wakoze cyane muri Kristo Yesu, ntabwo burimo ndacyane kirimo, simbabeshya. Mumaze gusogongera, nimba mwarasogongere mukamenya ko Yesu agira neza, nimureke tuba umuntu w'isi, kuko si twebwe tutembera, si twe turiho, aha dutemberana farumasi yose yuzuye.
rero bati izi nzoka zakuzambije ubu ndazitwitse mu izina rya Yesu, ntiyari gahagarara mu izina rya nde. Si twe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe. Imana ikumugisha. Haleluya. Niwinjira muri bisi, niwinjira muri guhinga, nugenda muri farumasi uri gutanga ibinini, tumenye ngo nubwo ari njye uri hano ariko si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri je. Kristo wasunitse. Kristo wageze gute? Wasunitse. Ni muzima. Akorera mu bizera kandi agakora ibikomeye. Icyo babwiye ndangiza, nitwe twenyine usibye Abayisilamu nabo nyine, ariko bagize ukundi kuntu. Abayisilamu barakubwira ati nuva muri uyu mubiri urubanza uko ruzakorwa, Imana uko bizera ibyizere yabo izafata umunzani, hanyuma izane ibikorwa byawe byiza ibishyire ku isahani imwe y'umunzani, izane n'ibikorwa byawe bibi byo tugatwita ibyaha ibishyire ku munzani, hanyuma ibyaha nibiba byinshi bikazamura ibikorwa. Digidigi azahita ajya hehe? Mu bushera. Uko niko Bakristo bizeye. Biraba ngo nibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambaga mu maso y'Imana. Nibyo wagerageje gukiranuka, ibyo wagerageje kwitwararika, Imana irebeye mu kwera kwayo ngibona ari ubushwambagara. Ariko kubera ubuntu bwa Yesu, kubera umusaraba, kubera Golgotha, nanjye ndi umukandida w'ijuru. Ntabwo Imana izareba ibikorwa byanjye, ntabyo. Ariko kubwo kwizera n'ubuntu twagiriwe muri Yesu Kristo wapfiriye ku musaraba, gusa nimurebe ku musaraba murakira rwose. Upfa kuzajya Imana izareba ni ikimenyetso cy'amaraso, kandi izareba hanyuma ikora ikintu bita Passover. Passover bisobanura iki? Di Pascha, Easter. Passover bivuga pass, tanamute na rengana, tambuka. Pasika turi kwisiza umunsi isobanuye mu Gifaransa, mu Cyongereza. Passover bivuga ngo uwo murengane, uwo yashyizweho ikimenyetso, uwo nazamuke. Haleluya. Ndizera ko amaraso ya Kristo ariyo simako izatuzamuka. Simako murayumva? Tombo Yesu yahagarara ku ijuru, ukaba ufite amaraso ya Yesu Kristo mu gahanga. Haleluya. Uzahita ibyahishuwe niko bitubwira. Tuvuga ati kereka bashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, icyo nicyo kizazamura bene ubu Kristo. Christianite nitwe twenyine gusa twizera ko twacirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo yacu ngo hatagira umuntu ugira gute wirarira. Ariko kuba Yesu Kristo yarazutse akaduhisha mu ijuru, niyerekanwa tuzasa nawe. Uko azaza niko tuzaza, tuzaza dutumbagira tumusanganira. Nabwiye ko nasimbukiye byamaze, ariko numva ndyohewe no kumenya yuko bishamwe na Kristo mu Mana, no kumenya ko kuba naho napfa nzagira gute, nzazuka, ntabwo nzaherayo. Baranshesha akababwira ngo muzashyire ikibuye ntazagoka ndi kugisunika ndamuka, ariko amabuye ntacyo azatwara, tuzagira gute, tuzabuta kandi kuganira. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya gatatu, ntabwo ndi uwahano ku isi, nubwo wambona si umuntu kimwe nawe, nategeka kandi ibintu bikagira gute, bikaba. Kandi niba utabizi, tumaze gutegeka ibitari bike. No muri ritoro ndi hano twategetse ibitari bike, biraba mbere y'amaso yacu kugira ngo twigire kwizera kwacu kugira gute gukomeye. Byarabaye nta bantu babonye dutegeka ibintu bikagira gute, bikaba. Tudatanze amafaranga, tudakurwanye, tutavuze cyane, Imana ikagira gute, igaca umuhanda, igakingura. Uwo Yesu uri muri twebwe rero, kominote iramukeneye, abaturage baramukeneye, aho dukorera baramukeneye, aho tugenda baramukeneye, kandi bazamukura kuri twebwe. Ubwiza dufite, uburyohe dufite, burya bakubaza ngo umwenda wawuguriye, wisiga yahe mavuta, iyi parufe wayikuye hehe, reka bakubaza ngo ariko ibyo ukora n'imiterere yawe n'imigendere yawe ubikura hehe, ubwire ngo ni Yesu wagiriye neza.
Ishimwe Imana gusenga. Icyo babwire mwitware nk'abakijijwe. Mwitware nk'abakristo. Mureke kwitwara nk'abagirwa ntabwo turabakora ryangombe. Muranyumva? Ntabwo turabakwa nde? Kwa ryangombe. Ntabwo turabakwa nyabingi. Tuba abakristo. Kandi abakristo bafite icyo bitari ingendo ku mubiri. Umurongo bagira gute? Bagendera. Uwo murongo wanditswe mu kindi gitabo iki ngiki niyo kode yacu. Sibyo? Niwo murongo tugira gute? Twubahiriza. Uzakubwira ibindi byose bitanditswe hano. Muzajye. Ariko uzabwira icyo ugasanga gihamanya n'iri jambo. Uzabikora. Haleluya. Hanyuma wigendere utegereze uko bizagenda. Mu minsi iri imbere uzabona ikivamo niko Natore yavuze ko akagera agafashe cyane. Natore hari ikivamo. Uko ni kuri kw'Imana. Reka rero dusenge Imana. Haleluya. Mwifuzanye Pasika nziza. Pasika ntabwo ko bivuga kunyuzwaho icyago kubera kuri mu maraso yande ya Yesu, kunyuzwaho ingorane, kunyuzwaho ikibi, kikakurengana kigafata abana. Ujye wabwira utusidiki kimwe nawe. Ibyo murya si byo rya, ibyo mwambara si byo ngene nambara, uko mvuga siko muvuga, ntandukanye namwe ko njyewe ubugingo bwanjye bwahishamwe na Kristo mu Mana. Ntabwo rero wapfa kugira ibyo ubonye ibyo ari byo byose n'amangetegete yawe n'uburozi bwawe n'ibitega byawe. Iyo wakubitisha inkuba, iyo nkuba izagenda ifata ibiti mbihagaze iruhande, zasigara mpagaze n'Imana ikifiteho umugambi. Uzabaze ku musitante yabirutse ku modoka yikoreye amakara ibirinduka gatatu igenda yikuba gutya, hari gufa ryavunitse. Uzi muri zawe ko bavuga irabakwizanira amagufa yawe kandi reka ikomereka. Imana ikigufiteho gahunda, undi we gusa ibirinduka rimwe akabacitsa ukuboko, ariko yabirindutse gatatu kubera ko yishana na Kristo mu Mana. Hari umugambi Imana igize gute ikigufiteho, niyo mpamvu bwa burozi waburutse bwose bugushiramo. N'abandi umubu warabarumye, malariya igira gute irabahitana. Ari umubu gusa wagize gute wabarumye, ariko uburozi waraburiye ntibwaguhitana kubera gahunda y'iki y'Imana. None ugejeje ku yindi Pasika. Imana ntiyakuriza uko kugeza ku yindi Pasika. Uyu ni umunsi w'insinzi aho Kristo yatangizaga ubukristo ku isi. Reka dusenge. Mama wavuye Nyakinama ngo n'umubwire ukuntu dusengera. Usabira Imana. Tugomba ko abantu bataducisha mu ijisho. Iryo jambo murarizi? Umuntu agucisha mu iki? Ngo agusuzugure, agufatire mu rwara ufite nde? Bagusuzugure na Yesu wawe nuko. Oya, twaza agasuzugure. Kubera ko dufite Yesu wagize gute? Wazutse aduhishanya n'Imana na Kristo hehe mu Mana. Reka dusengisizwa mu Mana, nanza agasuzuguro ku mubereho yanjye. Turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite. Tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe. Icyo nicyo kidutera umunezero kuko utaturemye nk'ibindi biremwa, ukaturema mu ishusho yawe. Ni nayo mpamvu twemera tudashidikanya kuko uri Imana yacu bwite, uba muri twe, ugendera muri twe kandi ugakorera muri twe. Niyo mpamvu uri muri twe nta kintu na kimwe gikwiriye kudutera ubwoba. Tuzi ko uri muri twe nta kintu na kimwe kidukwiriye kuduhungabanya. Mwami Imana yacu, uhereye uyu munsi, uhereye none, Mwami wanjye abakwizeye uyu munsi natwe abakwizeye mu gihe cyashize, turahamya tudashidikanya turi muri iri teraniro imbere yawe, kuko Mwami Imana abanzi bacu, abazimu n'abazimuka za dayimoni uko basa kose ntacyo bateze kudutwara. Mu izina rya Yesu turamagana imbaraga za Satani ziduteza ubukene, ziduteza kwiheba, ziduteza gutekereza ku ijambo.
kandi tugufite nk'Imana. Uyu munsi turashaka imbaraga za Kristo bundi bushyashya kugira ngo ziganze muri twe, zikomeze kwemeza nukuri data twese, zemeza abatuvuga nabi, zemeza abatufata uko tutari, zemeza abatwitegereza bakatuvuga amagambo menshi, zemeza abatwandikira mwami wanjye amadosiye adakwiriye. Yesu umwami, nukuri ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe nshyashya kuri uyu munsi zitahane na buri umwe wese uraha, umugore n'umugabo, mukecuru ndetse inkumi n'abasore, twebwe twese imbaraga zawe zuzuzwe muri twe. Nukuri ndakwinginze, muri iyi minsi hari abadayimoni, hari abasimu bakomeza guteza abantu kwibaza ku ijambo ryawe, batekereza ku bikorwa byawe, batekereza ku bikorwa byo mu nzu yawe, bagakomeza gutekereza ibitari byo, ndetse batekereza gukora ibitandukanye n'ijambo. Ndakwinginze kugira ngo ako gasuzuguro gace mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana yacu, ukomeje kubana n'ubwoko, igakomeza kuturinda no kuduhisha mu Mana, igakomeza kuduhisha mu mbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo hamwe n'imirimo ikorerwa muri twe turushaho kwemeza abatakwemera nabo bose bakwemere mu izina rya Yesu. Amen. Wongera ukazura imbari dosiye zanjye bapfuritse, ugenda ugapfura ukongera ukazishyira hejuru, ariko ndashaka uzura ubuzima bwanjye, uzura imibereho yanjye, nanjye iyi pasika imbere pasika nshyashya. Hari abantu twasenze isengesho muri urusengero runo atari ahandi wasengeye, ariko wigeze uhaguruka muri iri teraniro icyo usabye Imana ikakiguha. Zamura ikiganza cya vuba ngaha murahari, dore muntu ugiye gusenga bose basengeye hano, nibaza ko mutari kubeshya, ntawabeshyira imbere y'Imana. Nanjye nyine hari ibyo nasengeye biratungana. None rero reka musengere, ariko dusengane nabwo n'abandi bantu bari hano bavuga bati iyi pasika Imana tubishe ko ari Passover, hari ibintu bikurenge, nanjye biriya bintu bigire gute bindenge, kiriya gikombe singire gute sinkinywereho kindenge. Haguruka tuzure ibyacu byapfapfaye. Nimba uzi ko ari amadosiye yawe yapfapfaye, nimba uzi ko ari ibintu wagerageje gukora bikanga, nimba uzi ko hari abantu babitse idosiye yawe uyu munsi bakaba batari kuyivugaho kandi wari ukwiye kuba bayivugaho, mureke dusenge bisuhuke mu izina rya Yesu. Ariko reka mbegire n'ibizu, dore abantu tuba duhagurutse ukuntu tungana, dukeneye kumva iby'Imana igira gute yakoze. Nimugende n'ibyaba nimugaruke hano, nimba biteye n'ubwoba bigatera isoni, ariko atiriza ukuti kuri ya pasika numvise ijambo umushumba yavuze ndahaguruka. Hari ibintu byagize gute byakuritse ku buzima bwawe, two guhora tubyumva gusa duhagurutse, no ku kindi cyumweru tuhaguruke, no ku kindi tuhaguruke, ariko tutumva ibyo Imana yagize gute. Ahubwo ndi guhagarara muri bya bindi byabaye cya gihe, nkizera ko nibi byagira gute byaba. Hari ikinanira Imana se? Hari ikinanira Imana? Imana ikura umugabo i Kigali amaze nk'imyaka 7 akagutelefona, wamara gusenga iryo joro kumva telefone iravuze, si ari kunyumva cyangwa ntari kunyumva, bamurangaje niyo ngorane mfite ubundi kuvuga. Imana ishobora gukura umugabo i Kigali amaze imyaka 7 Bugesera ni cyangwa hehe utazi niyaherereye, ugasenga Imana nyir'ijuru iryo joro akagutelefona amaze imyaka 7 atagira gute, imyaka 7 adatelefona, wasenga Imana ukirangiza iryo joro akagutelefona atari ngo sheri uracyabaho. Bibaho cyangwa ntibibaho? Byabaye muri iri teraniro nta byabayeho. Dufite ikimenyetso kirenga kimwe kitwemeza ko azatugirira neza. Iyo akoze biriya rero n'ibindi biracyagize gute biracyahari. Yaguhaye 100 yaguha 1000, yaguhaye 100 yaguha 1,000,000, iracyatunze. Iravuga ikazi birashyamba n'izanjye, n'izaba munsi ubutaka ni yanjye, niyo mu kirere ni yanjye, bihereza abantu. Nimwisondeke nimusabe biriya, niyo nasabye nanjye. Mayira ari kundeba dore ko mbere yari kariya kagabo kazayitunge. Miliyari maze kugira kimwe cy'icumi cyane, usuruma nari kuza
ndaza. Haleluya. Birimo biraza. Rero kadusenge no gushyeshya gusa. Kadusenge. Kandi sinimo ndashyeshya. Ako ndifuza ko nibyaba tuzumva amashimwe ari kugaruka hehe mu nzu y'Imana. Imana mu ijuru yumve ibyo. Amen. Usenge. Ntusengera abasazi, ntusengera abarwayi bari mu bitaro, uyaceka niba ari uhagurukiye. Ntusengera abantu muri rusange ngo Imana gukiza abantu bose, oyaye. Sengera icyo kiguhangayikishije. Icyo uvuga uti kuri iyi Pasika nanjye Imana ni ikizure kibe kizima. Ndacyanditse, ndacyizereye mu izina rya Yesu ko numvishe ko wazutse tukagira ubwiza bwawe. Mana, zura n'ibyanjye byari byaraborewe. Mana, turagusenze mu izina ryawe ryera. Twishingikirije ku byabaye muri uku kwezi, twishingikirije ku byabaye mu mwaka washize, twishingikirije ku birato wamaze gutanga, twishingikirije ku mpuro wamaze guha abantu, twishingikirije ku mirimo wamaze gutanga muri urusengero, twishingikirije ku bagabo wagaruye, twishingikirije ku bagabo watanze ku bari bihebye, mwamenya kubaha Imana, twishingikirije ku bantu bahereye kuri zeru, uyu munsi bakaba bafite icyo kurya no kunywa. Dusengeye n'ibindi biri imbere. Mana, kugira ngo iteraniro rijye rigeze uyu munsi bacicaye mu nzu yawe, nuko nawe wakomeza kubiyereka kugira kandi. Aba ni ba Mariya bahagaze ku gituro barira, ariko bakeneye kubiyereka bushyashya. Nanjye kandi mwabyo ndi gusengera urabizi, nanjye nkeneye kubyiyereka mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye rero kugira ngo Satani nk'uko bamaze kudusengera ntatwihebeshe. Dufite Imana twizera, kandi uzabikora kugira ngo uheshe icyubahiro, uzabikora kugira ngo tukwamamaze, uzabikora kugira ngo tukubyinire dufite icyo turi kubyinira, uzabikora kugira ngo tugire akamwemwe twaje mu nzu yawe, uzabikora kugira ngo nidutanga ntitwitangire itama, kubera ko twabonye uri kudukora mu izina rya Yesu Kristo. Turabyizereye Mana, turabyizereye mu maraso yawe, turabyizereye mu nsinzi yawe. Uko wazutse ubari kutuzura, uko wazutse ubari kuzura ibyacu, mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Amen.